gikiye Frank twazibonye n'abantu barabyumva bari gushyira mu mitima no kubera bagukunda urimo kumva ndishimye cyane no kuba umwana bivuze cyangwa mukayisha no gutekereza ko umamagara n'icyerekana ko nanjye mu kiriki ndagushyigikiye ariko ntabwo ari urundi rukundo mu mafaranga yo gukora ibi bintu nyine ku mafaranga ugira umunsi mwiza ndagushimiye ibintu turabibwira abantu inde Muzafara arafite reka ibyo bintu ngo nakubwiriye muri butumvisha ngo Kevin Kade ishaka amafaranga namukubye twagiye afite ukuntu ibijya ifite ukuntu ibi biboro bye gahita yohereza kubera icyo utekereza umuntu kwagomba kubyera bikagira akamaro ariko ntoreza amafaranga urumva so mudu turekane na nyamunsi mukanya raje tubereke igitaramo afite tugarutsa aha asobanuye ukuntu Pazo yamuhungese kuva ku munota wa mbere Pazo yahungese ura mutipe kuva ku munota wa mbere none nibwo bidusobanuriye turabyumva atubwiye ko akimara gusohoka mu rugo iwe urukumva nyuma y'iminsi 3 yahise akubita screenshot hanze Pazo aramuhamagara asanga yamuborose madamu wa yampano ahamagara Pazo ararira aratakamba aravuga ati wa muvandimwe we ko ntacyo naguhemukiye waretse kunsenyera waretse gukora ibintu ngo Pazo aravuga ati kumani na zako ahita mukupa nawe ahita muboroka urukumva ngo muri iryo joro yampano n'umugore we bahise birukankira kuri ribi Nyamirambo bati ni mudutabare urimo kunyumva ngo bagezeyo baravuga ati izo video muri kuvuga ziri hehe yampano ariho hano se arimo arakurikiranye yakiriye abashitsi ariko araharumva soromba yabura kwa Godfather ndi virusi urumva Godfather ndi virusi dumba ntabwo urumva yabura ikintu kibabaje kurusha ibindi nasinde Nyabugogo cyangwa usinde tugeze ku hano 2000 ngira icyo mvuga cyangwa mbe nimanuki mute mike yawe kuko uretse gato udasinda kuri kubyina insinzi yuko Jihad yamutwaye mageragere rero wagiye kumugambana bakamufunga na wabuzwa niki reka dukomeze ariko se amakuru yakuye he se muhungu ndapfuye ayo makuru yakuye he kuramugambaniye reba umunwa wawe boss ntuzamaze kubivuga nonaha inde ntuza yampana amaze kubitubwira yampano aravuze ngo tega amatwi mu magambo ya yampano aravuga ati recorded muri yampano aravuga ati umuntu wankanguye ambwira ko ubwambure bwanjye buri kuri stati ya Jihad n'umuntu bita Eric Semuhungu urakoze next mutinga ko wasinze gasinde Nyabugogo mutinga Eric wamaye gasinda kabiri tugende gato reka wumve dumba aha muteranya yosha uramubeshye yamvugira ngati mwabi ninde ubivuze Semuhungu mutinga Mike ntuze kumvangira simute gaterwa amacuma acanye urukumva du ikintu gitangaje ahangaha hariyo mpamvu nanaguhamagaye hano ntabwo reka yatubwiye atubwira uruhare rwa Jihad muri ibi bintu ava kuri Jihad atubwira uruhare rwa Kejon muri ibi bintu ngera kuri Dumba sasa ndamubwira Dumba yare nyuma ya Pazo niho wakabiri watangiye ikirego yatanze ikirego cya Pazo n'icyanjye yatanze ikirego ku bantu bamukoreye ibyo bintu ni umuntu bita Dumba na Pazo ndamubaza Dumba uramurega iki ibintu bintunguye rero ku kirego bagutangiye ngo ntabwo wigeze umuntu mukuru ngukumire bino bintu yavuze ati njyewe ntabwo nigeze mba umuntu ntabwo wowe nta hantu hagaragara ko wasakaje ngo nuko ntabaye umuntu mukuru ngo mbikumire wowe icyo uregwa nk'umuntu wari hagati yabo wari ubizi wamenya aya makuru ntabwo wakumiriye icyaha kitaraba nta tegeko rihana iki cyaha mu Rwanda ndamubaza ko namajije ngo Dumba we uramushinja iki yakize uruhe ruhari muri ibi bintu ati Dumba nk'umuntu wari ufite amakuru twavuganaga umunota ku wundi wari uzi ibi bintu Dumba ibi bintu byose bikaba abireberera ndamushinja nkamurega ubugambanyi uburangare no kutaba umuntu mukuru wakumira icyaha kitaraba abanyarwanda ndikubeshya siko yavuze ndamubaza nti Dumba ntiyaba ari amakuru makeya yari afite ugatekereza ko ari ikintu yari abiziho yampana ati oya Dumba n'umuntu twavuganaga amasaha arenze 3 uburyo ibintu byambayeho byose yarabiza nabisobanukiwe guys mukore kuri iyo goro muje muri gallery ya Godfather mwoka tumba mwe urukunyumva Dumba noneho we akavuga ndashaka umve kano ka akavuga ati Dumba kimara kumenya ko ngiye kurongora nk'umushuti wanjye n'umushuti wa Pazo Dumba yambwiye ko kurongora kwanjye bitagomba kumpira ngomba kureka kurongora ngo kugomba
kurongora, wamubujije kurongora, ushaka umugore. Dumba of course wari warakunze ikibazo, of course Dumba wari warabengutswe ya mpano kugira ngo dukonfaminge cya kintu bavuga ko uri murumuna wa Semuhungu. Okay, ibyo ngiyo tukamaze mvuga ku impamvu uze kuri Semuhungu subiramo mane nandi kuri phone call. Mbere ko njyaho ngaho rero kanze umanze wumve point, kuko ngiyewe impamvu navuze ngo urumva RIB ikirego cyamaze kugera muri RIB mwabantu mwe ntabwo muzi cyaba ari ikintu gifite ireme kidafite ireme, kumva ko muri RIB ufite ikirego it's not okay, ntabwo ari byo. So namaze none ya mpano utubwiye ko Dumba wamureze umuregana nabo uvuga ko bashyize amafoto ye, we wamureze iki? Ati kurega Dumba no gutanga amazina ye, nashakaga kwereka RIB buri nzira yose ndetse n'abantu babazwa kuri ibi bintu bari bafite amakuru. So we warezwe ko waba ufite amakuru kuri ibi bintu ariko ukaba wararangaye ntuyatangire ku gihe. Kiza tukubyumvikana. Ndamubaza Dumba yaba yarasakaje video, ati oya. Yaba ari mu babisakaje, bati oya. Ati ariko wibuke ko ari mu bayakiriye kwakira video gute? Ati yampa nani Pazo yarayimwoherereje. Nanjye ngo ndifaza hano nta muntu utarakiriye video, ni bake. Kwakira video ntabwo bigize icyaha, ushobora kuyakira ugakumira cyangwa kuko ntabwo ufite ububasha bwo kutakira, ariko ufite ububasha bwo kutohereza. Ariko kwakira ntabwo ufite ububasha bwo kutakira. Siza tukubyumvikana. So ahangaha rero Dumba watangiwe ikirego kuko wowe utigeze ukumira, ariko abitanga avuga ati mu bantu bazi ibi bintu, kuba ntazi wabisakaje, mu bantu bazi ibintu bafiteho n'amakuru Dumba arimo. Ntabwo wareze mu ntabwo wowe warezwe mu gusakaza. Hakazi ikintu kiremereye rero arimo kugushinja. Dumba ngo uriya musore mbere yuko atandukana na Pazo atandukana na ntuza na ya mpano, ngo wategetse Pazo gufata telefone ya ya mpano akayirimuvingira muye ngo atware ibintu bizamusenya. N'amagambo ya ya mpano avuze. Dumba kubera iki wategetse ya Pazo gufata telefone ya ya mpano akayimurira mu yawe my brother? Akayimurira mu yanjye mu ya Pazo. Oya, ibyo ngibyo kwanza, ibyo ngibyo sinibaza ko nabivuga nabibwira umuntu. Ego ngo cause izo ziba ari rights z'abantu babiri. Telefone ya mpano se bayimurira gute muri telefone ya Pazo? Ngo yarayifashe akora transfer nyine arayimura. Ari cyo ari kumva se? Oya, nase njyewe niyo nabikubwira, nubwo biba bishoboka cause no ya mpano afite uburenganzira bwo kwemera ko ibintu babyimura bikaba muri telefone ye bikajya mu yindi telefone. Nukuvuga ko oya, nukuvuga ngo ubwo ngo hano haraza kuba ubujura bwa mudasobwa. Noneho ubujura mu byerekeranye n'ikoranabuhanga. Nukuvuga naramubwiye, nukuvuga ko nabwiye nukuvuga ngo mwakoze ubujura bwo gushimuta telefone ya mpano, murayishimuta mwakoze uruvuga ngo ahanga mwabaye aba Yahoo Boys. Nkamutuma nkamubwira ati cengera muri telefone ya mpano uyifate uyividurire mu yawe. Niko bivugwa, ndi kukubwira ko atubwiye. Akaba ibyo bintu akaba iyo ufite ugiye kuvuga ibintu nk'ibyo ubu ufite nka proof ubivuga koze ikintu cyose umuntu yashaka yakivuga. Ukavuga ati hano Dumba yari arimo arabwira Pazo ati kinyuma ugende wibe telefone ya mpano uyigire gutya. Koze ibyo abari ibintu binini ibyo ngibyo. Ibintu binini yego. Urumva rero ubu ufite proof yo kuba wabivuga koze nk'icyo tugiye muri RIB we naji cyangwa tukajya mu bucamanza we nashobore kugiprovinga abanyambitsi cyaha mbashobora kumufunguriraho case. Ushaka kumufunguriraho case? Adashobora guprovinga ko nabwiye Pazo ngo genda muri telefone ya mpano wibemo ibintu. Yego. Urumva? Ariko njyewe nta kibazo mfitanye na ya mpano, ntabwo nkuko nakubwiye ntabwo natangara ya mpano abaye ndeze. Gusa ufite n'ugaruka twumva Kigali y'amavye bazayakuramo sushi. Reka ndaza koza mu gihugu cyanjye u Rwanda ndaruzamo 100%. Ntihagire n'umuntu nkanga. U Rwanda n'urw'abanyarwanda ndi umunyarwanda ngira inanga muntu nzaza, even if they need to try me I'm gonna go there. Dumba ntabwo nolese niba wabyumvishe reka gukanga nge nshatse ikintu Dumba yakoze muri ibi urimo kunyuma nta cyaha
mu bintu ntabwo ndi kuvugira Dumba urimo kumva ntabwo ndi kuvugira Dumba ariko mu bintu byonyine ya mpana dusobanuriye nonaha urimo kunyumva Dumba reka nemere ko atari yumvikana na ya mpana akaba yaranamutwitse urimo kumva yaba yarafasha ahantu adashobora kugera kuko azi amategeko yahamuhanira akahohereza ibimara Dumba is clean Njyewe se ikintu ofite ikintu cyonyine mushobora kuba natinya na ahantu umuntu yaza akahita avuga ati Dumba yampaye iyi video, Dumba yapostinze iyi video, Dumba niwe yampaye iyi video. Ibyo nibyo natinya. Ibyo ntabwo byigeze biba. Ubundi itegeko ni hano. Ngaho ni muzamuke abantu mwese muzamuke kuri pano hano muzamuke ubu nabazamura ubu mwazamuka. Ahubwo ariko harazamuka komeza Dumba komeza waruvuze kugiye kubivugaho komeza ubivuge. Ahubwo icyo nzira nkuko mbona hano abantu banyita umugambanyi. Yego ikintu cy'ubugambanyi cyakomeje kuvugwa Dumba. Reka mwereke ngewe icyo nzira. Nzira gufasha abahanzi. Yego kubera ya mpano murabizi mwese ko ya mpano New Year's Groove iza kugera umwaka sora ngo n'umuntu nari nshigikiye cyane abantu bari kuri Instagram yanjye bankurikira barabizi collabo za ya mpano zacyaga kuri Instagram yanjye so bwa mbere nyine ibyo abivuzeho agira ati unyumve neza cyane aravuga ati Dumba mureba kuza kumfasha ntabwo Dumba byutse mu gitondo ngo amfashe Dumba yaje kumfasha ariko se kamarade kuri kumva kandi ukuzamura ntuzamuke yangane gato kamarade uranyumva ndimo ndakumva yego urimo urabivanga God urimo urabivanga niba ushaka ko mvuga umbwire mvuge ndangize vuga Dumba vuga urumva reka kubivanga banza urangize ibyo ngibyo yararimo aravuga ati nabo bwa urukundo we God nase uyu nguyu yagiye Dumba chérie biteke ni byiza God agiye meze neza chérie cya God sinzi ahantu kigiye so anyway bari hano baraza kumva ya mpano rero naramufashaga muri I think last December mukuri abantu bazi challenge niki yajyaga akora nkazi collaboratingira ibintu nkamupostingira nkamubwira ibyo gukora kenshi mu bikari ibintu byinshi kenshi nijye wabimubwira nkabwira ba Beni uyu ni umwana mwaha muri kuri groove koze tuba Beni tuba turimo turakorana hafi no hafi ntabwo nakwiragije my brother ngiyewe uri muri concentrating so like ibintu concentrating ariko urabizi ikintu bita inkuru ni inkuru nubwo bari kwana n'ibirobezo bidashobora no kunkana ubyo kakanwa amaso urukumva nibyo naringezeho nkubwira uyu musore yakubwiye yavuze ngo Dumba uyu mureba ntabwo mukumfasha kwe Dumba n'umuntu nirukanse igihe kirekire ngo amfashe urimo kunyumva akanzunguriza umutwe indirimbo nibagiwe izina ryayo uraza kunyumva kuri YouTube ndatekereza babikodinze iyo ndirimbo ubonye ikubise nibwo wabwiye ubonye uburyo arakasa mutwe nibwo wabwiye ya mpano ngo ubu ngubu nagutwikira tagamati ngo nibwo wabwiye ya mpano ngo ubu ngubu nakwatsa ntabwo agiye gufasha ya mpano nk'umuntu wari ugiye kuzamuka wafashije ya mpano kuko wari ubonye ashoboye aravuga ati rero abagabo kumbwira ko banzamuye bumvaga ari bo bangize nari maze imyaka 6 mu muziki baje mu mezi 6 pazo namaranye nawe amezi 7 yonyine bakumva ko bagomba kungira ubuzima bwanjye bakankoresha nk'igikoresho cyabo ko bashaka bakagira naho bangira ubasha ko ntashobora gushaka umugore ibi ngibi ntabwo nagomba kubyihanganira nahisemo ibintu bibiri kuko banyeretse nkimara kubibavugisha yaba Dumba na Pazo byagaragaye ku munota wa mbere nkibibabwira ko ndi buhitemo ikintu kimwe kubana n'abadumba cyangwa nkababura ngahitamo amahitamo yo gushaka umugore kuko njya kubwira Dumba gushaka umugore yanyamaganiye kure ariko menya amakuru ko yari yamaze kugambana Pazo yari yamaze kubimubwira bamaze no kugambana ko bagomba kubimbuza nahisemo igikorwa nk'umugabo ntabwo nari kubana n'abantu mwera mu mezi 6 kuva kureka amahitamo yanjye impamvu nashatse umugore nari maze igihe kirekire numva ndi muri depressite y'ubwoba n'ubwigunge bitewe nuko nari nisanze muri iyi industry
n'ibintu nari nsanzemo bya femu, nari nkeneye umuntu mba hafi nk'umugore wanjye, niyo mpamvu nashatse umugore. Baduma ntabwo bashatse kubyumva, bantegetse guceceka no kudashaka umugore, turi kujyana. Dumba ahangaha noneho niho hazi ikintu giteye ubwoba, bakavuga ko ahangaha bategereje the right time nk'abantu bamufashaga. Igihe iki ngiki kirazamo iharabika, biramutse bitarabaye kuri wowe byaba ari iharabika. Tekereza ko byajyaho umucyo kuko nuko gukekera ihagane gato. Ufite ya mpano yamarabitse cyane, kuko bavuga ko ngo mwategereje igihe the right time, ko hari umunyamakuru utigeze uvugwa, ariko uyu munsi havuzwe ibintu biteye ubwoba. Hari umunyamakuru wo mu gihe utarigeze atashatse kuvuga izina rye, wabahaye amakuru amaze gukorana ikiganiro ku gihe n'ikinyamakuru cy'igihe kuri tuwa bari bagiye gukorana na Joel mu gihugu ku mugabane wa Europe. Uri kunyumva? Aya makuru akimara kubageraho mu matwi, uri kunyumva? Ngo nibwo video yahise hanze kugira ngo imwitambike, ndetse bayishyize hanze n'uwo munyamakuru w'igihe ashobora kuba ari mu kagambane ko guhagarika urugendo rw'uyu mugabo. Kuko uri kumva ya mpano n'ikiganiro yakoze ku gihe hamwe na Joel Ruti, ntabwo icyo kiganiro kigeze gisohoka ko mwahise mutambika. Sorry, uko abivuga we, reka ntikoresha ngo ngumwa kandi wowe utabyemera cyangwa utanarimo. Avuga ko hahise hitambika biriya video, akavuga ko ibyo bintu byakozwe na Puzzle. Abigiri ndi gukotinga amagambo ya mpano, abigiriwemo inama n'umuntu bita Muzafaru. Ahubwo icyo kirego nico ya mpano yari kurega kuri RIB. Ibyo ngibyo ibyo avuze kuri live byari gufata neza iyo aza kuba yarabivuze kuri RIB, akababwira ati Puzzle yasakaje video ariko Dumba ari we yamutumye. Ubwo rero kuri RIB bari kubaza ukuntu nje bari gushaka proof ntuma Puzzle, urumva? Ariko we avuga ko ari wowe master planner wa buri kimwe. Urumva? Ariko we agiye kuri RIB, agiye kurega ikirego, yareze ko ngo ntabwo nafashe responsibility nk'umuntu mukuru. Yego, niko tubwira. Kubera iki hano kuri live avugiraho ibintu bimwe atareze, kubera ko ari buryo byumvikana. Ubundi kuba master planner nibyo yari kuvuga, nibyo yari kurega hariya ati Dumba niwe yatumye Puzzle. Ariko we yagiye kuvuga ngo ntago nabaye umuntu mukuru, ngo ntago nafashe responsibility, which RIB ntabwo yigeze impamagara. Urumva? Ibyo bintu sinibaza ko RIB yabimpamagarira, kereka ngira ngo ndi i Kigali bashobora kumpamagara nkagenda nanjye nka proving ibintu byanjye ko ndi innocent. Bari hagati aho ngaho njyewe the fact that ntabwo avuga ko nasakaje amashusho nico amategeko ntabwo ashaka gusakaza amashusho. Ndibaza ko niyo ntabwo naba mubi cyane, si njyewe mubi wagenda muri telefone watuma uwo nguwo. Mbese nibaza ko ikibazo kiri kuri njyewe watumye Puzzle nkuko abivuga kurusha uwafashe video. We ninde wamutumye gufata iyo video yambaye ubusa? Ese iyo video yambara ubusa yayishakaga hiki? Urumva? Why would you get a video ugafata video wambaye ubusa urimo urarongorana n'umugore wawe kugira ngo Dumba nze kubigiramo ikibazo, kugira ngo Dumba baze kuvuga ngo Dumba niwe yatumye Puzzle? Wewe wifashe video urimo urarongora, none urimo uradushira mu bibazo ngo watumye udafite na proof. Kindi kintu nagumye nkubwire ejo, aravuga ko baravuga ko video yari kuri email ifite abantu 4. Abo 4 kubera iki batabareze? Abo 4 nibo bari nibo Dumba ni uri dangerous kurusha abantu 4 bari muri email ye. Dumba ari dangerous kurusha abantu 4 bari muri email bashobora kwigiraho access. Urumva? Ibyo byose yavuze yabeshe. Ntabwo nigeze ntuma Puzzle ntabwo njya mvugana nawe cyane. Ko uzange katuvuge Puzzle tuvuganye, niba Puzzle mvugana nawe cyane mu mwaka ushize navuganye na Puzzle inshuro 3. Niba zibaye nyinshi kanzigire nyinshi inshuro nk'eshanu. Puzzle ni mu mwaka ushize nibwo navuganye nawe. Umuntu uvugana nawe inshuro 5 ntago mwagambana ibyo bintu byose. And then if they can check Puzzle's phone, ibyanjye nawe ntabwo ari gusa ya mpano we yibazaga ko njyewe, ni nayo mpamvu yandeze yaramfitiye umujinya, nuko ukuntu twakoraga ibintu yaratangiye gukora ibintu mu buryo butari bwo. Ya mpano asohora ibi video
asohora audio bitagira video bivangavanga. Murabyibuka ibyo bintu byabaye kuri Marina, nkamubwira ati ibyampana ibyo bintu bireke, reka gusohora indirimbo muri ubwo buryo, kora official video, amafaranga urimo urayabona kuva kuri New Year's Groove, kuva kuri New Year's Groove nyagira umuntu umvugiramo bamyutinge bose, kuva kuri New Year's Groove yampano bamuha stage kwa The Ben, yampano yatangiye kubona ibiraka bakorana na Puzzle, yampano yabona ibiraka nkamubwira ati yampano sohora video, ufite amafaranga ashobora gufata video. Hari abana benshi bashobora gukora video z'ibihumbi 600 aho kugira ngo usore indirimbo uzikubiseho ibyo biboro. Yampano akambwira araza kubikora, akagenda akongera akamamagara ngo ubu tugomba gutwika gutya, namubwira yampano ibintu ukeneye nibi noneho ku buryo tutajyaga twumvika. Yampano nanjye gukubita New Year's Group avuye kwa nuza ko yabyimbye, avuye kwa The Ben yarabyimbye, nta muntu yumvaga. Abantu bari muri industry baramuzi nuko bigirisha, abantu bo muri industry bazi yampano n'umutwe bo munini n'umuntu no kunatumva n'iki yajyaga nyiyorobekaho buri gihe mbere dukorana, akazajya amubwira ibintu akabikora. Arangije kuva kuri New Year's Groove yampano nta kintu twavugana ngo akore, nta kintu twavuganaga ngo akore. Yampano before njya kumva ngo baramuvinze bavuye Nyamirambo bagiye Kanombe we na Puzzle. Puzzle abanza kumamagara arambwira ati yampano yampinduye, ngo yampano yanyihinduye, yampano abona uwo mugore byo yarampamagara arambwira ati nabonye girlfriend n'iki. Nyuma yo kumbwira ati nabonye girlfriend, araza arambwira ati Dumba ati Puzzle noneho simushaka, nta mwanya munini ushize hataracya igihe kinini. Ndamubwira ati yampano ko mwagumaga mukora neza, ibintu birimo biragenda neza, Puzzle kushaka kumwirukana ninduza kugukorera ibintu kozo umuntu abafite abapampe ntabwo ushobora kuba umusitari na hit yari afite. Yampano murabona ko ari umuntu yagiye no ku ishuri, he's very biba bigoye kugira ngo yimanaging ibintu byinshi, contracts ziba ziri mu Cyongereza, ibintu biba bimeze gutya. Ubu ukeneye umuntu ashobora kugukorera ibyo bintu. Yampano ashaka kurongora, ashaka kwiskorera umugore we, aravuga ati Puzzle agende, aravuga ati Puzzle agende, Puzzle simushaka ewana bibakavuyo. Ndamubwira yampano ntabwo uza kubishobora. Rero uko kutumvikana na yampano mubwira ati ibyo bintu na Puzzle, ingiye Puzzle ntabwo ari inshuti yanjye wa mugani nka yampano. Yampano niwe inshuti yanjye kurusha Puzzle, niwe yari inshuti yanjye kurusha Puzzle. Oya atubwiye ko umuntu wawe wa hafi ari arabesha utigeze ugirana ubushuti na yampano kurusha ubushuti ufitanye na Puzzle. Arabesha rero wababesha ababeshe nkuko nkubwiye ati mu mwaka Puzzle mvugana nawe niba naravuganye, ahubwo yampano yumva kubera Puzzle mvugana nawe mu Kigande yumva twumvikana cyane kurusha we, koze uyo tuvugana na Puzzle tuvuga Ikigande. We yampano yumva ko hari ibintu twumvikanaho cyane na Puzzle kurusha we nawe, but like really Puzzle ntabwo yari inshuti yanjye to that extent. Ese Puzzle abaguti inshuti yanjye abantu batabizi, abo bantu bose muri showbiz bakabaye babizi ko Puzzle ari inshuti yanjye, but like Puzzle is not my friend like that. So yampano namubwiye ati man uwo Puzzle ugiye kwikuraho yari arimo aratigita, arimo akora ibintu bya yampano kuva kuri New Year's Groove ya last year byahise bimanuka, ava views ze zikazajya zimanuka zigenda bigaragara, kandi bigaragara ngo iyitwaga Metresi views zigenda zigabanura, icyitaga umukobwa w'inzobe icyana cy'inzobe zigenda zigabanuka. Mubwira impamvu views zirimo ziragabanuka nuko na video zirimo zirasohoka. Abantu bagutegerejeho video urimo urasohora audio, kandi audio urimo urazisohora mu buryo bubi, bajyana ibibazo na Marina bya audio. No yamana kumva ndi umwanzi, akumva ndimo ndagambana na Puzzle. Je Puzzle ngambana nawe kubera iki? Reka na Puzzle ngenda ngomba kugambana nawe. Diro yampano ngira ngo nkubu kuba yarasohoye video arimo ararongorana yabikoresheje kugira ngo ndwanye ngewe Puzzle. Iyo video ntabwo sinafashe video Puzzle, ntabwo nigeze mubwira Puzzle asakaze video. Urumva we umuswera afite responsibility yo kuba yarafashe video no kuyibika nabi, bakabaye nabyo babishaka. Urumva ibyo aho kugira ngo agenda mbeshere ngo ngewe natumye Puzzle warambonye, zana ikintu kigaragaza, zana proof igaragaza ko Dumba yavuganye na Puzzle hana mutuma muri telefone. Ese telefone ngewe simbisakaze. Urumva ntago ashobora guprovinga ngo Dumba hano yaracengeye ngo abwira Puzzle, kandi niba yonza kuba ibyo bintu narabikoze nibyo yakabaye yarareze muri RIB, kuya muri RIB cyamu ibyo batwaye, ariko sibyo yareze. Ibyo yareze it doesn't make sense. Ngo Dumba niyabaye umuntu mukuru ngo gukumira ibyaha, ibyo nibyo yakabaye yarareze. Ati Dumba yabwiye Puzzle aze muri telefoni yanjye,
noneho akabiprovinga agahita bereka ati tubwire Dumba yabwiye gute Puzzle, cause ibyo bintu ni ibintu umuntu yavuga uko yishakiye. Nazinduka mu gitondo nkabivuga uko nshaka tu nkatwika nkavuga ati Dumba naravuga, ariko if you cannot prove it, ni ibintu byafungisha umuntu, then akoze ntabihari. Ntabwo namenye aho batonganiraga, babaga bari kuri ground, ndibuka bigeze kumpamagara bari no ku Gisenyi ngo bagiye kwiyunga. Puzzle avuga ngo amafaranga ye ntago tinya ko nibyo bintu Puzzle yavugaga ngo amafaranga ye ntago bapfa amafaranga bayiza abo bakungu, bapfa amafaranga ngo sinzi amafaranga bari bamwemereye. Puzzle yampana amafaranga yari yamwemereye ngo kandi nayamuhe ngo niki n'ibiciro simbizi nangahe, ibyo bumvikanye bajya gusigninga contract simbizi. I don't know contract aho bayisigningiye, ibyo bagiyemo simbizi, ibintu byabo by'amafaranga gute abantu bapfa amafaranga ntazi. Ari nge none se ngewe yampano yaba yarankoze iki ku buryo mutuma ko Puzzle aribo bafite icyo bapfa amafaranga? Ese abantu muri industry banzi, abantu muri industry munzu ukuntu nkora ibintu byanjye, ibi bintu ni bya bindi urumva nkuko Keza bashwana na Muyango and then nkagerageza ibintu inyuma kuba nabitunganya and then we hakavamo umwe akanyihinduka. That's how it is. Cause nashakaga ko yampano akorana na Puzzle, nkazajya mbabwira ati mani mwongere musubirane. Icyo kuvuga ngo yampano namubujije umugore we, naramubwiye ntabwo namubwiye sinabuze umugore, yampano ndashaka wa mugane nzamurongora. Ntabwo yampano nzamurongora, sindi umutinganya. Naramubwiraga ahantu ugeze yampano nugukora, kuzi dukorana n'abahanzi benshi, twumvikana urabona Kevin Kade, tuba turi kuri call na Kevin Kade tuvuga iki nicyo gikurikiraho, iki nicyo gikurikira. Yampano nuko twabaga tumeze, tuvuga ati Kevin ubu ngubu turakora iki, ubu gikurikiraho ni iki. Yampano rero we tugira ahantu udashobora kumubwira ati gikurikiraho ni iki, kozi burubwo umubwira ati gikurikiraho ni iki ari kumwe n'umugore ari mu bitanda, wamubwira ati tuma hangaha ntabwo bigishoboka gukora. Rero nanjye nk'umuntu buri muradiringa nabo inyuma mu gikari n'ibintu n'ibihangano byabo, wiyumvishe ko ndi umwanzi, ibintu ntabwo babirimo birakora. What are you gonna do? Ndamubwira yampano mbamuretse gutya, sometimes akampamagara simwitabe, sinjya mbahamagara, abahanzi simbahamagara mbashaka iki, nibo bampamagara. Rero yampamagara simwitabe, nkavuga ati rubundi ko twarangiye kuvuga n'inshuro 5 inshuro 6 umuhungu ibintu twavuganye ntabikore, kubera iki se ngewe mba ndaho ngaho ngoma mfata telefoni za yampano. Rero yampano nangiye kumugostinga ngira ngo yumva ko nabaye umwanzi. Ntabwo nza gufata telefoni zawe mu gihe byo tuvuganye ntacyo ukora. Urumva ubwo agiye kurega video zisohotse yumvaga ko natumye Puzzle, nicyo kibazo. Yampano ni buri hano nibyo byonyine byabaye. We wumvishe ko kubera ntari ngushigikiye mu ntambara yawe na Puzzle ko nari nakubereye umwanzi, kandi nari ndushe gukorana nawe mu bintu bitakora. Uribuka neza ko yampano habayeho boro ya Double J, habayeho boro Godfather, uranyumva? Urumva yampano ikindi kintu ngira ngo kambahe nk'iyi scenario, ngiye kubaha iyi scenario. Godfather nawe ntago anzanye hano kugira ngo ngume mvuga kuri ibintu akurikirana ibindi bintu. Nk'ubu yampano yigeze kugira abana b'abarundi Double J na Kiriku, baramubwira ibi nanone mbivuze bwa kabiri, ariko ubwo muri benshi ndaza bambwiye, baramubwira ko bashaka indirimbo yitwa ngo Umurundi kazi bayikore remix. Yampano araza arampamagara arambwira ati ibi bintu urabitekerezaho iki? Aba barundi barashaka ko ingo Umurundi kazi tuyikora remix. Mbitekerezamo kubera nabo n'abantu mba nkorana nabo nda hafi ba Double J Kiriku, n'abantu dukorana mbaha ideas ikora ukugira cyano iyi video niyo yakora. Ndamubwira ati yampano indirimbo ifite miliyoni 5 kuri YouTube. Hana abanyabwenge baraza kunyumva n'ibigoryi byinshi biraza kukwasama. Ndamubwira ati ifite miliyoni 5 kuri YouTube, iracyari audio. Ibigoryi kandi hari abantu babumva nabi, urumva ifite miliyoni 5 ari audio kuri YouTube. Ba Double J bi Burundi barashaka ko kugukorera audio, bashakaga kugira ngo bakore audio baraza kuyishura, video baraza kuyishura, and then royalties bumvikane. Urumva yampano nkomeza ndasobanura nabwo ati yampano nta kintu homba kubera ba Double J bashaka ko indirimbo ibi yabo.
bashakaga ko the song indirimbo nibarangiza kuyikora remix ijye kuri page ya Double J once again. Noneho ndamubwira iyo ni idea nziza, we nta kintu ufite uhomba. Abo bana bareka iyo ndirimbo bayifate, wowe n'ubundi buri muntu arabizi ko ari indirimbo yawe, baraba basohoye remix ijye kuri page yabo, we amafaranga uyabone. Nambwira turaza kunguka iki? Nambwira uraza kunguka abafana b'abarundi bose baraza kukwiyumvamo. Nukuvuga ko biba byoroshye kugenda i Burundi ugakorayo concert ukabona amafaranga menshi. Ndabimusobanurira, ndamubwira iyo ndirimbo wowe kuyigumana iri muri audio warayimye video ntacyo bimaze, cause ntabwo ifite video. Yamano mwumvisha ibintu uko nashobora kunguka iyo ndirimbo ba Double J bakoranye remix. Ambwira ko abyumvisha, aranyemerera, arambwira ko abyumvisha. Ba Double J bagenda bajya mu Rwanda, Double J na Kiriku baza mu Rwanda. Tujya kuri 3-way, njyewe Yampano, Double J once again na Kiriku. Tubivugana ko barambwira ati turaza kugira nitugera i Kigali turaza guhura. Yampano arahuza, abahungu bagira i Kigali, Yampano arabura, aza kongera kumpamagara. Yampano ndamubaza ese Yampano wabonanye na Bakiriku na Double J? Ngo yango biriya bintu ngo nagiye gusanga ngo nisubiraho ngo nabonye bitari byo. Abahungu barampamagara barambwira ati mana umuhungu wawe ntabwo ari serious, tumushakije i Kigali turamuhamagaye ntabwo arimo arafata video. Noneho Yampano indibuka mu byo yambwiye ko ngo iki gihangano cyanjye cyiza ntabwo nshobora kukireka ngo abandi bantu bagitware later. Ubwo Yampano ngira ngo agiye turangije kuvugana yagiye avuga ko nashakaga kwiba indirimbo ye nyihe ba Double J. Urumva ejo nacyo gishira kuri list yo kuba yabishira mu bintu byo kumva ko murwanya, ngira ngo ko yumvaga ko indirimbo. Rero ibi biboro bisohotse, rega si kera ibyo biboro ndimo ndababwira bya nuza hashize nk'ukwezi cyangwa ukwezi n'igice. Ndimo ndamubwira ibintu bya Bakiriku na turimo turaganira ibintu bya Bakiriku ntabwo ari kera. Urumva rero video ngira ngo isohote ejo bundi, Yampano yumvaga ndi umwanzi we ko nanjye kandi ko navuganaga na Puzzle yumvaga ko agomba nawe kundega, niyo mpamvu yandeze ibintu by'amafuti ngo Dumba ni yabaye responsible. Kusura rego ukavuga ati Dumba ntabwo ari responsible, njye ndi responsible y'abantu bakuru, abantu bari hejuru ya 18. Everybody is above 18. Ese uwo Puzzle we ntuma nkamubwira nkamukoresha amafuti, nkamubwira umuntu mukuru akuze akorana n'umuntu, nkamubwira ati ngo genda muri telefoni ya Yampano, we ni ikigoryo ku buryo mutuma kugira ngo agende muri iyo telefoni ya Yampano akuremo ibintu. Reka. So Godfather sinzi ahuri, ariko I feel like ibyo ngibyo mvuye kuvuga nuko nguko Yampano ni haturuka, ibindi bintu arimo arabesha kandi yanabesha birumvikana. Gusa icyangombwa kiri hano muri ibi bintu, sindi mu bantu basakaje video. Mfite platforms ahantu hose, mfite Facebook ifite abantu 120, mfite TikTok ifite abantu 800, mfite Instagram ifite abantu 500. na ahantu na hamwe haba no kuri WhatsApp yanjye na muntu yigeze abona sharinga video ya Yampano. Urumva video abantu kuzimpa Dumba ndi umuntu we mu blogger, no kuvuga ko ikintu cyose iyo kibaye telefone yanjye ira bombarding, abantu bahita banyohereza ibintu bibaye bishasha, abantu ntazi video barayinyohereje, abantu ntazi na hehe muri WhatsApp yanjye nshiramo amasaha 28. Ikintu iyo kirangiye gucya muri WhatsApp yanjye amasaha 20 kita kivamo. Nizo video za Yampano ntabwo nzifite, sinzi kereka niba hari ahantu ziri ntazi muri telefone yanjye. I have never shared. Urumva, so that was my take, kandi simbisubiramo ntabwo nsubira hejuru na hehe ahubwo wa mugani nashaka kumenya ikirego Yampano ukuntu yareze, ariko niba yabivuze ibyo yareze ubwo we are good, turaza kureba. Abantu bibaza ko hano bano yabana 1700, abantu bibaza ko ngo Dumba ntabwo azaza mu Rwanda, ngo iki niki. Nzaza mu Rwanda, ni igihugu cyanjye, I will come, kandi nzaza nibwuma iwana ribu nibanshaka naho nzajyayo niki koze ndumva nta kosa mfite, ndumva nta kintu bandeze. Urumva nari gutinya kuza mu Rwanda, wa mugani hari amakosa nishinze, ari n'amakosa nakoze. Urumva, alright, ahubwo yaho nzazira mu Rwanda Yampano, wowe nk'umuntu ndabizi urimo uravuga ati nta kintu nagufashije. Yego erega urumva ibintu Yampano yavuze ko nta kintu namufashije, n'abahanzi bandi bose nibyo bintu baza kukubwira.
urabyumva ibyo bintu yampano niba n'abahanzi bose baza kuba ati Dumba nta kintu buri aba yamfashije tuba ni ibintu tuba twikoreye. Niyo mpamvu sometimes gufasha abahanzi Godfather ni ibintu bigoye, uzabibaze Kasuku cyangwa ba Dekade. Fasha abahanzi kikore mpamvu mbwiye Kade nyamunsi ko hagira ikigo gikinyohereza link kitangiye. Ubu abantu bose nyohereza amafaranga, unyohereza ibyo ubuganga tebwe bw'ibyo. Abantu bose mwari kuri YouTube, abantu bose mwari kuri YouTube cyangwa bari kuri Instagram babona ya mpano ndimo ndamutwikira n'iki bagombe babimenye ko niyo magambo aba yavuzwe kandi uko bahanzi bakora. Abahanzi they are going to come bavuge ati Dumba nta kintu wamfashije nuko wabonye ibintu byanjye birimo birakora. Gusa biba ari byiza kugira ngo umuntu afate record, afate niyo mpamvu abantu bari recording abandi. Yega by the way reka tujye dufashe break urukumva twinjire mu byegize ibikoroto mutapinge screen nuba ibintu bisobanutse bifasha umurongo. Jessica mukanya ndaje ngo aricyo niba kuri Jihadi urakoze Dumba ubishyizeho umucyo kandi ndatekereza ko uze kumva ibyo yampano yavuze, uze kubyumva n'abandi bantu baze kubyumva. So abashumu ponyonyo mwandike mu mwumva indi nkuru yakasa mutwe yo kuri Jihadi. Amakuru yageze kuri Godfather nabwo yongera batwara gake ninjoro uyu mugoroba waraye Jihadi yongeye kubazwa mbere yuko ajyanwa imbere y'ubucamanza cyangwa mbere yuko ubucamanza uyu munsi basoma gufungwa iminsi 30. Mugiye gukubitwa n'inkuba kuri Jihadi byagenze gute Dumba? Ibiri kubera Kigali nakasa mutwe kwa muri abahanzi muri ibi byamamare byacu ibintu birakazi ngo byagenze gute kwa Jihadi? Rero mutapinge mutapote mwarikemo ngo mwarikemo ngo muponyonyo mu byaha byo guharabika n'ibindi byavazwaga umugabo bita uzaba kiriho Sipiriyani aka Jihadi Muponyonyo aka Nyiringoma aka Saruhara aka Sacyanwa aka Baby aka Gahunda aka Jihad. Amakuru angeraho ntarabonera ibimenyetso bifatika nuko ngo ejo mbere yuko uyu munsi hasomwa urubanza rw'ifunga ry'agateganyo ry'iminsi 30 Jihad yaraye ngo ahaswe ibibazgo. Jihad yaye ahaswe ibibazo bigiye kwiyongera ku bintu akekwaho. Ibi bintu ni ibiki? Ibintu biteye ubwoba. Hey! Ibintu Jihad Dumba utekereza yaba yahaswe ibibazo n'inzego z'umutekano ni ibihe? Jihad se yego niba ari umupede oya ntabwo inzego z'umutekano zikurikirana ubupede kuko no mu nzego z'umutekano umuntu afite uko akoresha umubiri we n'igitsina cye. None se urashaka kumbwira ko niba mu Rwanda niba igihugu kiba kirimo abatinganyo urambwira ko nta muntu wo mu nzego waba n'abari gahunda yabura ate? None se urugero Jihad yaragiye nko mu gipolisi ubu ngubu cyangwa nka Semungu yaragiye mu gipolisi cyangwa ari umukomanda urambwira ko nta musirikare ukunda Semungu umubona akavuga ati ariko se gore hawe azanga n'umusirikare umutinganye ariko Godfather. So ni ikihe cyatumye Jihad inzego z'umutekano inzego z'iperereza bambaye amakote yirabura babyukira ahantu Jihad afungiwe kumuhata ibibazo mbere ko amanura amagerageza? Jihad yabazwa giki? Jihad byagenze biti? Nakuri kimwe bya Jihad ndi mu bantu batakambye bagasaba abantu mu batanze ibirego kwa Jihad ndagenda ndapfukama nkuko napfukamiye The Ben ngo areke afana ibirego bye kwafata ku mavuta. The Ben ambana umugande. The Ben afite umutima umeze nk'uw'inyamaswa yanga kubikora arangiza ya kubeshya abanyarwanda ko tigeza mureka. Byagenze gute rero? Se butibire bwashyamba kuri abaturi ingunga umva amakuru yashize urwandiko rumubabarira ku mbuga, yarushize ku mbuga ruko amaze kumubaga nkamubwira ko ari inyamaswa nareke kubeshya abanyarwanda. Urwo rwandiko nibwo yaruzanye kuko yari yanditse ari uko mfata ku mavuta agiye kugera imbere y'unkiko ngo manurwe mageragere. The Ben akimara kumenya amakuru ko agiye kugenda ahita yigishwa ku mbuga ngo ngiye ngo nibrango nta kibazo mfitanye nawe. Namubwira nteka kubeshya abanyarwanda nkwirukanse igihe kirekire ngo bare ku mavuta wanze kukivanamo. Nta kirego watanze kandi nimero y'ikirego ari ngiyi. Tumuhaye nimero y'ikirego aramwara nibwo punditi uyu nguyu yuriye moto ajya gufata urwandiko rw'imbabazi.
babona kujya gufata ikirego. Niyo mpamvu uwo bita fata ikaramu ari mu bantu ku ikubitiro wamaganye The Ben ku mbabazi za Nyiroreshwa yaratanze. Mwagiye mukurikirana bino bintu. Ibyo ngibyo ntabwo bitugaruye. Jihadi aya masaha wari wunganiwe n'uwitwa Bayisabe n'umuntu witwa fata ikaramu, fata ku mucuncumuko. Munyemerere gato kamamagare umukozi cyangwa kamamagare umunyamategeko. Uyu nguyu ni Maître Bayisabe, numve niba nyitaba biraza kuba ari akarusho. Uyisi wa mugabo wawe witwa Wizahati wari udufaranga tw'umugore. Uretse gato uravuga nde? Uyu Wizahati Wizahati mureke Wizahati ntukoreho. Wizahati ntago bavuga. Reka mbaze umunyamategeko wa Jihadi azi. Bimeze gute Musa? Uyu yatuma agera nkamubomora ukamanza ukamuhana. You don't know who is he playing with. Uceceke gato mu mutinge mic zanyu. Hello Maître, wiriwe? Nubwa mbere mvuganye nawe banyita Godfather, sinzi niba warigeze kunyumvaho. Nabasabaga uburenganzira n'abana kuvugisha ndi online cyangwa niba bidakunda kuko ndi live. Oya ubwo reka ndabamutinga. ubwo ibyo bintu agiye kuvuga tutumva byo ni ibiki? Ntabwo aza kugaruka tubesha, agiye kutubesha ariko